Twongeye kubasuhuza inshuti zacu mukomeje kudukurikira kuri channel yacu ishuri rya mudasobwa. Tukaba tubifuriza ko amahoro y'Imana yabana namwe ibihe byose. Tukaba rero dukomeje amasomo ya Photoshop nkuko mubizi, nkuko twatangiranye ku isomo rya mbere tukaba tugeze ku isomo rya gatanu. Uyu munsi tukaba turi burebera hamwe igikoresho cyitwa Move Tool, cyangwa se igikoresho gikoreshwa iyo umuntu ashaka guhindura imyanya y'amafoto cyangwa se ibice yakase mu ifoto kugira ngo abashe kubishyira ku murongo neza. Tudatinze rero reka twinjire muri Photoshop yacu ubundi dukomeze amasomo. Igikoresho tugiye kwiga ni iki gikoresho kiri hano kibanza. Iki ngiki muri kubona hano gifite ibyerekezo bine hano kibanza, kikaba rero cyitwa Move Tool, cyangwa se iyo ukanze V kuri keyboard yawe uba ugihisemo kugira ngo ugikoreshe. Akamaro kacyo rero nuko iyo nkuko twabibonye mu masomo yatambutse ko ushobora gukata igice kimwe mu ifoto, wenda nkakata uno muntu cyangwa se nkakata ino nzovu muri no foto, nkaba nshaka kugira ngo nyijyane mu yindi foto. Nta kindi gikoresho nkoresha usibye ko ari iki cya Move Tool. Reka rero tubikore kugira ngo mubashe kumenya akamaro kabyo neza. Tugiye gukata ino nzovu muri no foto, ubundi tuyizane tuyijyane muri no foto tuyirambike hano. Nta kindi dukora rero, turaza tuyihitemo. Mu by'ukuri guhitamo tuzabyiga birambuye ku buryo wahitamo kimwe mu bice bigize ifoto neza, atari kwa kundi twabyize. Tuziga ubundi buryo bwisumbuyeho ku buryo ushobora gukata uno muntu ukamwimura ukamushyira mu yindi foto. Bityo rero turaza hano duhitemo ino nzovu gutya, turahitamo gutya, ubundi tuyite yiselektiona. Iyo yiselektionye gutya uhituza ukajya hano kuri Move Tool. Twavuze ko Move Tool nta kindi dufasha uretse guhinduranya imyanya y'igice mu ifoto twakase, cyangwa se ifoto yose dushaka kuyijyana mu yindi foto. Nidukanda rero kuri Move Tool tukaza hano twakase, urareba aho njyana ino nzovu irahajya. Bityo rero iyo nshaka kujyana ino nzovu muri iriya foto yindi, naza hano nkaza kuri edit, nkakanda kuri copy, ubundi nkaza kuri ino foto ya hano, nkayitangira gute, nkaza nkakanda edit, nkakanda paste. Ndakeka twarabyize ubushize. Ya nzovu urareba ko yaje, ariko yaje isa nk'iri hejuru. Iyi Move Tool rero idufasha kugira ngo tuyishyire ahantu hose dushaka kugira ngo ihajye. Reka rero tuyimanure, wenda tuyishyire aha ngaha, tuyishyire wenda hano, tuyishyire hano ku ruhande. Rero ko ino nzovu twayimuye hehe? Twayimuye mo hano, tuyizana hehe? Tuyizana mo hano. Rero Move Tool iyi ngiyi twakanze Move Tool nta kindi dufasha uretse kugira gute, kuyishyira ahantu dushatse twayishyira hejuru y'ibi biti, cyangwa se tukayishyira hejuru y'amazi, tukayishyira mu kirere. Byose birashoboka dukoresheje iyi Move Tool. Ikintu rero twakwiga kindi nuko iyo uje hano ugakanda kuri hano kuri Show Transform Control, cyangwa se ugakanda ukora aka kantu k'imbere, ushobora kuza hano ku nguni z'iyi foto ukongera ubunini bwayo, cyangwa se ukongera ubuto bwayo. Iyi ni ingingo ya kabiri ngira ngo twize kuri iyi Move Tool. Urareba twize ko ihindura umwanya w'ifoto twakase mu yindi foto, cyangwa se ifoto yose, cyangwa se ikongera ubunini cyangwa se ubutoya. Kongera ubunini n'ubutoya nta handi uraza ukabanza ugakanda hano kuri Move Tool, ukaza ukakanda kano kantu kagasa nkaho ukavivuye gutya, kaza akantu kameze nka V, ubundi ukaza hano mu nguni ukayongera cyangwa se ukayigira ntoya. Urabona ko iyo manuye iba ntoya, kandi kuyimanura no kuyizamura gutya ukanda kuri suri yawe ukagumishaho kugira ngo ibashe kuba nini cyangwa se ibashe kuba ntoya. Ikindi twakwiga rero kuri iyi ngingo ni aha handitse ngo Auto Select. Iyo ukanze kuri Auto Select, iyo ukanze wenda
kuri iyi foto iriho umuntu wambaye umupira w'ubururu ihita yihitamo ku buryo dushobora kuyihindura, ariko kubera hariho kano kagufuri ntabwo dushobora kuyihindura kuko urera ko handitseho ngo background. Iyo handitseho ngo background hariho kano kagufuri ntabwo ushobora kuyihindura, ariko iyo uje ugakuraho kano kagufuri kugakuraho ni ugukandaho gutya gusa buriya kavuyeho. Rero hari handitse background handitseho ngo layer, nayo yisiba layer. Ngira ngo nasobanure layer ni nk'amafoto agiye agerekeranye, ni amafoto agiye agerekeranye, wenda nidushyiramo amafoto wenda 10 izaba afite layer 10. Ibi ngibi tuzabyiga mu masomo ari imbere, reka ne kubisobanura cyane kugira ngo bitabajijisha. Urareba rero iyi auto select, iyo ukanzeho ukasa nk'uyivivuye ukaza ugakanda kuri iyi foto y'umuntu wambaye umupira w'ubururu kuri select, kuri move tool, ushobora nayo kuyishyiraho ushaka. Urabona ko nayo ndi kuyihindura, reka tuyisubize mu mwanya wayo. Noneho iyo nje nkakanda kuri iyi nzovu, murebe hano kuri layer, aka kantu urabona ko hasa nk'ahijimye cyane kuri hano kuri iyi layer y'uyu muntu. Ninza nkakanda kuri inzovu, aka kantu gahita kaza hano hejuru kubera nagize gute nakanze kuri auto select. Ninkanda hano kuri iyi nzovu karahita kaza, urabona ko kaje hano hejuru, bityo nkashobora kuyihindura nkayigira nini cyangwa se nkayigira ntoya. Ikindi move tool idufasha ni ukuza tugashyira ibintu ku murongo. Murareba ko iyi foto hariho imibare igiye itandukanye, hariho 1 3 6 5 2 4. Imibare rero ndashaka kwishyira ku murongo uko ikurikiranye, wenda 1 2 3 4 5 6. Nta kindi twakwifashisha uretse move tool yo kugira ngo tugire gute duhindure iyi myanya ya, kuko iyi 1 cyangwa se iyi 3 ntishobora kuza hano yijyanye, bityo ni twebwe tugomba kuyiterura tukayizana hano. Kugira ngo rero tubishobore, murareba ko hano hari layer nyinshi, hari layer 1 2 5 4 6 3, buri mubare ufite layer yayo. Bityo rero kugira ngo tubipange turifashisha izi layer kugira ngo tubashe kugira gute guhindura imyanya yayo. Ndaza nkande auto select kugira ngo umubare nzankandaho ujye wiselecta muri izi layer zayo. Rero ndakanze 1 irahita iza hano kuri 1, ninkanda kuri 3 irahita iza hano kuri 3, ninkanda 6 irahita iza hano kuri 6, ninkanda 5 naza kuri 5. Bityo rero kugira ngo mpindure uyu mubare 2, ndaza nkande kuri 2, ubundi imiti nkuzamura gutya nyishyire kuri 3, ubundi imiti nkanda kuri 3, imiti 3 nyizana hano, nkande kuri 6 imiti nyizana hano, nkande kuri 4 nyizane hano. Urara ko ndi kwifashisha iki move tool kugira ngo mbishyire ku murongo. Nkande 5 gire gute 5 ndayikanda 5 ndayizanamo hano hagati, ubundi 4 nyizane hano. Murara ko bigiye ku murongo 1 2 3 4 5 6. Bityo rero move tool ni igikoresho gikoreshwa cyane muri Photoshop. Ukizi birakorohera gukoresha Photoshop, utakizi sinzi ko wanakoresha Photoshop utakizi, kuko niryo somo ry'ingenzi rya mbere ndetse rikoreshwa cyane muri Photoshop. Bityo rero icyo nabasaba ni gukora imyitozo kugira ngo mubashe kumenya uko ikoreshwa, kugira ngo tuzayikoreshe neza mu minsi imbere, kuko tuzayikenera cyane mu guhindura amafoto cyangwa se mu gutunganya amafoto, harimo gutunganya amafoto ya kalendari, gutunganya ibyapa by'amabotike n'ibindi tuzagenda tuyifashishamo. Bityo reka isomo ryacu ry'uyu munsi turisozereza hano, naho ubutaha turebera hamwe isomo rya 6. Muhorane amahoro y'Imana, Imana ikomeze kubarinda.